Imvugo igira iti abeza ntibarama ubu niyo iri mu mitima ya benshi nyuma yo kumva urupfu rwa Alain Mukuralinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, akaba umuhanzi w'umuhanga, umunyamategeko w'umwuga, umunyamupira ndetse n'umutaramyi byahamye. Yari umuntu ukundwa na benshi, dore ko ngo rero ntawe ukundwa na bose. Yakundirwaga umutima mwiza, kwicisha bugufi ndetse no koroherana, kugira ukuri n'ubunyangamugayo, ariko benshi kandi bamukundiraga ko yakundaga no gushyenga kandi ntabe igifura, aho rero yirwaga nta rungu. Mukuralinda yabonye izuba mu 1970 avukira mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, nubwo umuryango we ndetse n'umuryango bahise bimukira i Kigali ubwo yari afite imyaka 2. Amashuri abanza nyakwigendera yayize mu Rugunga, ayisumbuye ayiga i Rwamagana muri Saint Aloys, yiga icungamutungo, aho yarangije mwaka 1990 yitegura kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, ariko uwo mwaka ntiyabasha kujyayo kubera intambara. Ibyatumye muri 1991 ajya kwiga mu gihugu cy'Ububiligi ibijyanye na amategeko. Akiva kwiga mu Bubiligi yagarutse mu Rwanda, atangira akazi k'ubushinjacyaha kuva muri 2002 kugeza muri 2015. Nyuma umugore we yabonye akazi mu gihugu cy'Ubuholandi ku cyicaro gikuru cya Heineken, bituma asaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi, ajyana n'umugore we kuba mu Buholandi. Abangaba bamaze imyaka 4, nyuma baza kwerekeza muri Cote d'Ivoire mbere yuko bagaruka gutura mu Rwanda, ubwo umugore we yarabonye akazi muri Burarirwa. Kuva muri 2002 agera mu bushinjacyaha, yakoreye mu bushinjacyaha bw'urukiko rw'ubujurire i Kigali. Muri 2004 kandi habayeho ivugurura ry'ubutabera, akomereza mu rukiko rw'Inyamirambo, Gasabo ndetse na Rwamagana. Yaburanye imanza zikomeye zirimo iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. N'umwe kandi mu bari bagize itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Ingabire Victoire mu rukiko rukuru rwa Kigali, akaba kandi yari mu itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Dr. Léon Mugesera. Mukuralinda kandi yasohoye n'igitabo yise Kimanipule Ki, kigaruka rero ku migendekere y'urubanza rwa Ingabire, aho yagiye agaragaza ibimenyetso bifatika bishimangira uburyo Ingabire Victoire yigaragazaga nk'uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, nyamara mu ibanga atera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Mukuralinda kandi agezeho anaba umuvugizi w'ubushinja acyaha. Mukuralinda yavuga ko yatangiye umuziki yiga mu mashuri abanza, aririmba muri korali z'abana muri kiliziya, nyuma agiye mu yisumbuye akomeza kuba mu miryango y'urubyiruko gaturika, aho bahimbaga indirimbo n'imivugo itandukanye ku birebana n'uyu mugabo. Ubwo kandi yararangije amashuri yisumbuye nibwo yanditse indirimbo ye ya mbere, ajyanwa muri studio, aho yafatanyije n'abandi basore bari inshuti ze bashinga orchestre yitwaga Galaxy Band. Nubwo nyuma hagiye hiyongeramo abandi, nyuma we aza gusa n'ubivuyemo ubwo yajyaga kwiga mu gihugu cy'Ububiligi mu mpera z'1994. Ageze mu Bubiligi yakomeje umuziki ku giti cye, abifatanya n'amasomo. Avuga ko rero muri icyo gihe cyose byarangiye akoze album nk'ebyiri ubwo yarari mu ishuri mu gihugu cy'Ububiligi. Aho rero agarukiye mu Rwanda avuye kwiga mu gihugu cy'Ububiligi, Mukuralinda yakomeje gukora indirimbo zitandukanye zirimo izo kwamamaza, izo muri kiliziya n'iz'amakipe atandukanye, zirimo kandi n'ikipe y'igihugu yamenyekanye cyane nka Tsinda ba Atsinde. Ikindi kandi nubwo yaririmbwe n'indirimbo z'amakipe atandukanye arimo Mukura, Victory Sport, Ryo Sport ndetse na APR. Mukuralinda yari umufana ukomeye wa Kiyovu Sport, ikipe nayo rero yakoreye indirimbo nayo ikurungwa n'abatari bake nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho. Uretse kuba kandi umuhanzi ku giti cye, Mukuralinda ari n'umushoramari mu muziki, aho rero yagiye afasha abahanzi batandukanye yabonagamo impano, barimo Clarisse Karasira, Nsengiyumva François aka Gisupusupu n'abandi. Binyuze kandi mu cyitwa Boss Papa, yagiye ategura amarushanwa atandukanye yo gushaka abanyemana mu muziki, arimo rero iryitwaga Hanga Higa. Ubwo kandi yavugaga ko indirimbo yahimbye ikipe y'igihugu. Mukuralinda mu kiganiro rigeze kugirana na televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko rero ari indirimbo yakoze ku ntego ndetse atayifite nk'iye, kubera ko iza mu uzambere zakorewe rero ikipe y'igihugu. Agira ati rero nk'ubwije ukuri, iriya ndirimbo ntabwo ari ikiri yanjye, yabaye iy'Amavubi, yabaye iya Abanyarwanda. Nuko rero mbifata kuyumva ni byiza, birashimisha kandi buriya nayikoze ari intego. Imyaka ibaye 20 isohotse, abana b'ubu ngubu barayikunda ndetse niyo babonye ari nge wayikoze baratangara cyane. Yakomeje avuga ko iyi ndirimbo ubwo yasokaga rero yanifashishijwe mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2003. Agira ati mu matora ya mbere iriya ndirimbo yarakoze, abantu rero baratangara cyangwa se bataratangira gukora izijyanye n'amatora. Buriya rero nari nayise Ishema ry'u Rwanda, yijyanye rero kuri radio izina bararihindura. Mukuralinda kandi yagaragaje ko izi ndirimbo
yahangiye amakipe azifiteho urwibutso kuko rero bazicuranze mu bukwe. Bwagira ati mu bukwe bwanjye twageze hagati uvanga imiziki ashyiramo iya Kiyovu kuko ariyo mfana maze harashyuha cyane. Yahise kandi akurikizaho iya Rayon Sport ubundi harakongoka. Bariya bantu rero ntabwo umenya aho bavuye, abariyo niyo waba uri muri Australia urababona. Ndetse kandi guhanga indirimbo z'amakipe no kuba umufana w'umupira yari yaranawushoyemo agamije kuzamura impano yashinze irerero akademi ry'umupira w'amaguru ndetse rifite rero n'ikipe mu cyiciro cya kabiri yitwa Tsinda Abatsinda. Igitekerezo yavugaga ko rero cyavuye ku rukundo rw'umupira yakoranye ndetse no kuba yarabonye abana b'abanyarwanda bafite impano batarahabwaga amahirwe. Ubwo yigaga mu ishuri mu mashuri yisumbuye Mukuralinda kandi yabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru, abo musifuzi mu marushanwa ya interscolaire rimwe na rimwe rero akaba umutoza iyo umutoza mukuru yabaga adahari. Urwo rukundo kandi rw'umupira ndetse no kuba yarabonye hari impano z'abana b'abanyarwanda zidatezwa imbere yabishingiyeho rero ashinga Tsinda Abatsinde, ariko ashingiye ku buryo rero yabonye mu Buholandi aho yabaye imyaka igera kuri 3 bita ku mpano z'abana bakiri bato. Atifuza rero kuba cyangwa se ayituza mu karere ka Rulindo. Mukuralinda kandi yari umuntu w'abantu akagira urugwiro, ikindi kandi yakira neza bose ntawe asubije inyuma. Ibyo rero bikaba ari ibihamya n'abanyamakuru bagiye bamwegera ubwo yari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ikindi kandi ntiyabahungaga ahubwo yabafashaga kubona amakuru bashaka mu buryo bukwiriye. Bitari ibyo kandi gusa rero nk'uko n'abandi babana mu buzima busanzwe bamubaraga nk'umuntu w'inyangamugayo. Yasize umugore rero n'abana bagera kuri 2, umuhungu ndetse n'umukobwa. Nk'uko rero aya makuru akomeza kugenda abigaruka, yitabye Imana rero azize ubu urwayi bw'umutima, akaba ari umutima wahagaze. Ni inkuru y'incamugongo yamenyekanye kuva mu masaha yo ku munsi w'ejo hashize masaha y'umugoroba. Nk'uko rero itangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ryabisize ahagaragara rigaragaza byinshi bitandukanye ku birebana n'urupfu rw'uyu mugabo. N'amakuru komeje gusakara kuva ku munsi w'ejo hashize hagana ku isaha 10 z'umugoroba. Gusa rero mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 4 ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byatangaje ko rero Mukuralinda wari umuvugizi wungirije yitabye Imana asize uburwayi ko guhagarara ko mu utima. N'itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro Mukuralinda yakoreraga kuri uyu wa gatanu aho rigera riti rero tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije bwana Alain Mukuralinda. Guverinoma y'u Rwanda kandi yihanganishije umuryango wa nyakwigendera, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana n'uyu mugabo. Mukuralinda rero akaba yitabye Imana aguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal mu mujyi wa Kigali. Akaba rero ari ibitaro navuga ko bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ku mugoroba hari habaye space nyuma y'amakuru yagiye atangazwa ko uyu mugabo yaba yitabye Imana, ariko bamwe bakabyemeza abandi bakabihakana, kugeza ubwo rero ibitangazamakuru bitandukanye bitangiye kugenda byivuguruza mu nkuru zagiye zisohoka zivuga ku rupfu rw'uyu mugabo. Ni inkuru rero zavugaga byinshi bitandukanye birebana n'uko yaba yitabye Imana. Hari n'amakuru yavuga ko rero ashobora kuba yasize uburwayi bwa stroke, akaba ari indwara ifata rero imitsi yo mu bwonko ku buryo ishobora kuba yaturika, ariko amakuru ahari rero kugeza kuri ubu ngubu ntago ari ayo ngayo, ahubwo amakuru hari nuko yazize uburwayi bwo guhagarara ku umutima. Nta kindi rero dushobora kuba twavuga muri ibi bihe. Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda by'umwihariko abo bakoranaga umuryango we ndetse n'abandi bari bamuzi, twavuga uretse kuvuga ngo iruhuko ridashira cyangwa se rest in peace, uruhukire mu mahoro. Kubirebana n'uyu mugabo rero wabaye ikirangirire, agakora mu nzego zitandukanye, akaba umunyamategeko, umuhanzi, umunyempano, umupira w'amaguru n'ibindi byinshi bitandukanye. Azibukirwaho kubirebana na Alain Mukuralinda. Urumva ko rero asize umuryango, abana 2 ndetse no mu ufasha we. Ubwo rero akaba ari umwe rero mu batabarutse ku myaka 55. Yarakiri muto rero ugereranyije n'abandi cyangwa se n'inshingano yakoraga. Inshingano rero ubona ko nanone ari inshingano ziba ziremereye cyane, gusa nanone byo ntabwo byigeze bimubera imbogamizi mu mirimo ye no mu kazi ke ka buri munsi. Gusa rero akaba yitabye rero Imana. Niko kuri iyi si bigenda, ubuzima umuntu abubaho akabubamo rero, ariko igihe iyo kigeze iyo isaha y'Imana igeze rero birashoboka ko ubuzima bw'umuntu bushobora kuba bwarangira. Ubwo rero n'abandi twese niho rero tuzagana, ko reka tumwifurize kugira iruhuko ridashira. Umuntu icyabereyeho rero no gusohoza icyo Imana yamuremeye, by'umwihariko rero mu kuba yakora umuhamagaro we cyangwa se icyo Imana yamushyiriye ku isi kugira ngo agikore. Rero nawe akaba yarasohoje byinshi bitandukanye mu mpano yari afite, mu byo yagiye akora
ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yarazwiho rero yagiye arema mu buryo bwo kuzamura abandi cyangwa se mu buryo bwo gufasha abandi kugira ngo babashe kugera kuri byinshi bitandukanye. Reka rero namwe mbashimire, komeze mukore kuri subscribe, sabone mu rurimi rw'igifaransa, munakande kuri iyo nzogera kugira ngo mubambire mu kuba mwabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa no gutunganya. Umunsi mwiza ndetse rero n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira.